yes, reka mbashimire mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Tumaze iminsi mutanyumva, mwari mumaze iminsi munyumvira inyuma kuri kamera. Batunga bomborekana. Nkunda ukuntu rero ubomborekana. Mbega impano nziza. Oh, haleluya. Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bishimire ba kuba mu gihugu cy'Uwiteka. Imana yanyu ibaha ibarebe neza ibateteshe kiruta byose, izabahe ubugingo mu gihe mukora ibyiza kandi mwaramaze kwakira Yesu Kristo akababera umwami nk'umukiza, umwami umukiza mu bugingo bwanyu. Yarangiza akabazurira ibyanyu, akabazurira mukabaho munezero, muri mu munezero w'Imana igihe mwamaze kubohoka, igihe mwamaze kugera ku mwuzuro w'Imana muri Kristo Yesu. Abari burasirazuba, iburengerazuba, amajyepfo n'amajyaruguru, umujyi wa Kigali na gatandatu y'abadiaspora, abantu mwese mwakoze subscribe hano kuri Evangeliste Mama Lionel. Turabakiye, turakunda, tubifuriza amahoro y'Imana ku gipfunsi mugongeho kabisa. Nukuri akire chance kabisa, muri abantu b'Imana kandi Imana y'amahoro igibareba neza. Abantu murebe ikiganiro mukagisoza, abantu mushiraho comment cyane cyane. Aline, ndagusuje mu izina rya Yesu Kristo. Yego shange mafiye wanje. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Niyo uzuko niyo nagukoresheje ikiganiro aza gushyiraho comment n'ahandi atari wanje, ahita yirukanka tubarikiwe rira jambo ndikunda kubi. Gihora umbwira ngo mbarikirwe kabisa, gihora umbarikirwa rwose. Yego, Imana y'amahoro rero ibishimira cyane kandi ibarebe neza. Tubakire rero kuri kamera za Evangeliste Mama Lionel. Mwana muze neza, nukuri meze neza ahantu hose. Weho na Rivera Evode tumaze iminsi mu mavuta. Kwish. Nari narabuze umuntu uduhuza ibisasi. Papa nari narabuze riyo. Vraiment. Musanze hano mu biro byawe. Imana kwishimire. Urakoze pe. Mumeze neza. Tumeze neza kuva mu bworo bw'ikirenge kuzamuka. Bavuga ngo muri turi bien, rwose turi bon. Muri bon. Bake rero mu kiganiro musenga Imana no mutugezeho icyumwa Imana yashimye ko mutugezeho uyu munsi kuri Evangeliste Mama Lionel. Shalom. Koko ineza n'urukundo byawe birankurikirana mu buzima bwanjye bwose, nzigumira mu nzu ya Nyagasani iminsi yose. Mani neza n'urukundo byawe bihora binkurikirana, byankurikiranye kuva mu cyaro ngera i Kigali, biragumya birankurikirana. Niyo ngeze kwa muganga birankurikirana, niyo ngeze aho umwana arira nyina ntiyumve, ineza yawe n'urukundo birankurikirana. Niyo ngeze aho ntaka ntihagire unyumva, ineza n'urukundo rwawe birankurikirana. Nanjye nzigumira mu nzu yawe iminsi yawe iteka ryose. Mu izina rya Yesu nsengeye abantu bankurikiye, cyampa bagahinduka, cyampa bagahindurirwa amazina, cyampa bagatabarwa, cyampa bacyumvira ijambo ubuzima bwabo bugahinduka. Urakoze ku mukozi mu izina rya Yesu Kristo, amina. Yenda bashimiye cyane, ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana. Ndumva nshaka ko tuganira mu minota mikeya, ariko ijambo rigakora imyaka myinshi cyane. Ndavuga iminota mike ariko ijambo rizakora imyaka myinshi. Tugiye kuvuga kuri Zaburi ya 147. Yego, umurongo wa 2 niho tugiye guheraho. Haravuze ngo Uwiteka yongera kubaka Yerusalemu, ateranya abimuwe bo mu Bisiraheli, akiza abafite imitima imenetse, apfuka ingoma z'imibabaro yabo, abara inyenyeri zita amazina zose. Umwami wacu arakomeye, ni umunyambaraga nyinshi, ubwenge bwe ntibuzigira akagero. Uwiteka aramira abanyamubabaro, acisha abanyabyaha bugufi, akabageza hasi. Muririmbire Uwiteka, mumushimire ibyo yakoze. Muririmbire kunanga Imana yacu ishimwe. Itwikirize ijuru ibicu, itunganyiriza ubutaka imvura, imeza ubwatsi ku misozi, igaburira amatungo ibyo kurya byayo, n'ibyana by'ibikona bitaka.
yo umurongo rero nshaka buriya nubwo nsomye imirongo myinshi n'uyu murongo wa kane uvuga ngo abara inyenyeri azita amazina zose kuko jyewe ndashaka ko uyu mwanya umuntu udukurikiye imubara ikamuha amazina ikamuha izina ujya mu mubare ihita iguha neza namwitemo n'amazina igose kuko niba yitwa nagira niyitwa uw'umugisha anagire na ba biryo na ba munezero na ba cyubahiro na ba mafaranga na ba mwambaro naho ngaho jya mu mubare witwa izina ndashaka kugira izina hari umuntu umurikira nta zina afite si umukobwa si n'umugore yego ngo urumva ngo ni umufiyemeri ibyo bintu iryo zina ndashaka izina ubundi ndashaka izina ku buryo nawe wivuga mu bantu ntubure ijana twumva twinshi kandi tubona twinshi urumva ashobora kuba ari umufiyemeri hari n'abandi bifuza abakobwa babyariye yego ndabizi uko yabyariye icyo ni kimwe afite ikimenyetso cy'uko azabyara yego ikintu cya kabiri uyu muntu umubabaro waciyemo byibuze amaze kumenya ubwenge bw'urugo aha uwamuzana kandi ko ugasanga kuko umunezero n'umutima uca bugufi wa muntu nubwo yakoze ariga buriya abafatwa bibye nibo bake yabiba nibo benshi none mbese avuze ngo utarakoze icyaha namutere boya nuko yarazi ko inyuma ye hari indaya nyinshi zaje kumushinja ngo mwigisha napfe mwigisha niko itegeko rivuga ko umuntu wafashwe asambana apfa kandi ababivuga ni indaya rutire mwigisha arangije arabareba tutarakoze icyaha se nasi namukoze hebuye jewe ndashaka ko uyu muntu nkurikiye agira izina ndashaka ko ugira izina ku buryo uzajya ufata mikrofone wakwiperezanta abantu bakabira ibyunzwe waba ufite wavugira kuri mikoro yego watangira kuvuga ngo Imana ishimwe batarumva ibikurikiyeho batikacikacika ishimwe gute ihabwa icyubahiro bati gute se kera nari indaya nakoraga umubandi bwose batikagira inkuru ariko nsenga Imana idaca urwakibera irabasha kunyumva irantabara ubu ndi mama w'abana bane ariko uyu munsi wa none ariko nari mama w'umwana umwe ariko ubu ngeze ku mwana ngize amazina 5 kandi mfite n'irindi zina ryonitirira abana data wa twese uri mu ijuru izina ryawe ryubahwa amayogere hose ndashaka ko mu bantu babarwa uza mukitwa amazina ku buryo bahagurutsa ukuriye minisiteri y'uburezi ugahagurukamo bahagurutsa ukuriye ikintu runaka bakabona uhagurutsemo bakabona ahantu hose ufiteyo amazina genda shaka kukubakaho amazina y'ibintu witirirwa uhagarariye kampani runaka bakabona ujemo siyo ushinzwe ibi bakabona ujemo yewe abantu bumurikira mbafitiye ijambo ryiza ritoya ni nk'akadisikuru ariko karimo ikintu gikomeye agatsitsimuza ndashaka yuko akagatsitsimuza ibari inyenyeri ikazita amazina buri nyenyeri kitwa izina nawe witwaga umukobwa wabyariye iwabo yenda ariko uyu munsi wa none Imana imaze kukubara wabaruwe sha wabaruye ibarura rigufashemo wari umusore utagira akantu yego utereka bikanga bakakurenga kuko nta kantu ufite bakubaza impano zako ariko none bavuga ngo kubarure yamwibarura Imana ikubarure iguha amazina ntiguhe rimwe reka nkubwire wari ufite izina uzwi hari n'abantu bazi guhimba amazina ugasanga umuntu bamwise amajyanjyari kubera ko arwara amavunja ugasanga umuntu bamwise mirari kubera ko areba imirari ugasanga bakwise kazungu kubera kuri kazungu witwa rukara kubera kuri wirabura witwa gasongo kubera kuri muremure nyashaka se nyine no ayo se nyine muyakure ayo se kuraho zina wahimbwe bitewe n'ubuzima bitewe n'aho uvuka toka ndashaka amazina arimo ikintu cyitwa kwidondora ku mugani wa bene wacu b'abarundi ku buryo ayo mazina widondora umuntu ufite iperitasiyo bigasaba ko bamuha kaninamira
umuntu ufite ipotasiyo mu kwivuga kwawe bigasaba ko bamuhungiza. yego yaguheruka guri majyanjari, yaguheruka guri icyo nazi, yaguheruka bakwita cya kinyendaro cyo kwa runaka. ugeze muri aya mazina ku buryo ahita umega wivuga akajya akanura yarangiza akihungiza. amazina Imana iguhaye atera abantu kujya bihungiza bafata akayaga. ariko ubu abantu bari kunyumva ko naje nje baraje nje. wari ufite amazina atewe no kubyibuha nabi, bati ni wa wundi ubyibushye nk'ingunguru. wari ufite amazina atewe n'indahekana wabyariye muri nimwororoke mwuzure isi. ririya jambo sha abantu baribyariyemo mwa abantu munkurikiranye, ririya jambo tukirisoma mu idini ngo nimwororoke mwuzure isi, abantu barabyaye bata umurongo mwisi yandera mwisi yawe se. noneho karagaciyemo arega seta agiye kuvuka Imana yamuhaye isi, ariko hari n'isi yahawe nde wa wundi wari wishe muri umunawe bamwitaga. ese tutagiye kure uyu Imana yabwiye ngo mwororoke mwuzure isi yabyaye bangahe? twikomereze. hari umuntu bamenya ari uko bavuze ngo wa mumama ngo waje kurepeta batisuwe atumufite utwana tw'indahekana. ariko izina ryawe ntaryo bazi se, ariko kubera ko hari amazina wiswe bitewe n'imibabaro. ngo ntabwo uzi wa mumama yo ufite utwana tw'indahekana ngo mwabyaye abana benshi, ariko niba ndabisibye mu butware mpabwa na Yesu ndabiforomase. data twese ndagenda foromase, ndayaforomase. aya mazina wiswe kubw'umubabaro, ndayaforomase. wiswe kubw'inzara, ndayaforomase. amazina wiswe muri karitsiye, amazina wiswe na karitsiye, ndayaforomase. amazina wiswe kubera ibidega, aya yose ndayaforomase. ndayaforomase mu izina rya Yesu. isuka n'agatebe huye. rero akira amazina, akira amazina. Aleluya. abari inyenyeri zita amazina yo zose. akira izina ryiza, reka kwitwa Mara, reka kwitwa ushaririye. nawe akira izina witwa igikundiro uca muri karitsiye. akira izina rituma umuntu agucaka kwicaza mu modoka ye. akira izina rituma bahagurutsa umuntu bakakwicaza. akira izina rituma inama zitemerewe guterana utarahagera. akira izina rituma urupapuro rusohoka ari uko barindiriye kashe yawe. akira ariko izina rya Yesu. umwami wacu arakomeye. murongo wa 5 uri kuvuga n'umunyambaraga nyinshi, ubwenge bwe ntibugira akagero. Uwiteka aramira abanyamubabaro, acisha abanyabyaha bugufi akabageza hasi. nimba Uwiteka aramira abanyamubabaro, maze iminsi ubabaye, maze iminsi ubabajwe nuko witwa, maze iminsi ubabajwe naho washyizwe, ariko ndahagukuye nk'umuhanuzikazi. akira amazina afite agaciro, akira amazina ubura ntibaterane, akira izina ribura indege ntihaguruke, akira izina ribura uwo munsi inama ntizibe, akira izina rituma winjira mu rusengero indwara zigakira, akira izina rituma abantu bahurura, akira izina. Haleluya. akira izina. Haleluya. 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 akira izina. Haleluya. ndumva ashaka kugusengera wowe unkurikiye, ariko iri zina nshaka kuvuga mbere yuko ngusengera. ndashaka kuvuga iri zina ryatumye usohoka iwanyu ukajya kubi w'abandi, ugateshwa agaciro. iki kintu, ibi bizina bakwise bigatuma usohoka mu rugo rwawe warasezeranye karuvamo kubera ibi bizina by'imiryango, ibi bizina byo mu gisekuru byagukurikiye. ntabwo nagusengera ntabanje kubihondagura. akira izina rituma umuntu wagutesheje agaciro kagaruka. akira izina. mu minsi yashize narabivuze ndabisubiramo, uburyo Rusi yagize izina. yari umupfakazi afite sevembe yuko ari umumowabukazi. abahanga bacokomboye bavuze ko abamowabukazi ari abateramwako. yari afite sevembe, ariko igo, ariko ageze hakurya
ni nk'abo twitaga abashingo kera hari abantu bacagaho mwajya guhura ugahita uvuga uti isuka n'agatebe huye. Hari umuntu wacagaho bigasaba ko wahekenya udusaka kabanza ugasamura ngo udasamwa. Ariko Rusi nawe yari muri iyo timu arangije amenya ko iri zina ryamuviramo mu ndahiro arirahira ati Imana yawe nizaba Imana yawe, ubwoko bwawe nibwo buzavugwa ko ntiyagira ikinandukanya nawe atari yego sha Uwiteka azabimona ndetse bikabisha. Tugende yeze kwa Bowazi agira izina sha hana abuze izina mukera mu buriri izina muri karitse bamo. Ariko uzi ko hari igihe utabyara bakajya bakwita wowe wari witwa wowe nk'ubu nditwa Alice barabizi. Noneho nabura urubyaro bakajya bamuhamagara mama Alice ukibera mama Alice ukibyara mama Alice uzi ko nzi abantu bahamagarwa izina ryabo bibyaye mama Alice. Hana nawe yaburiwe izina mucye bamurira izina yarukana ati nkurutira Hana ati byo mwibimbwira ndashaka seve. Ariko mwarese tugashaka seve muri aka kanya seve nziza. Hana ati gencho nshaka ni seve mwimbwira ibyo muvuga ntari ndayasi mwimbwira ibyo Imana imishurira ibyo mumvuga murwongorerana kanje gushaka izina agishira ahageze Uwiteka aramwibuka mutambye aramubwira ati gendera amahoro. Iryo joro asamenda izina riraboneka yitwa mama Samuel. Akira izina ariko rituma abantu bicara bakavuga bati ni wasiwe. Akira izina rituma abantu bagusaba karibu. Mana we haleluya. Izina ryawe ndashaka ko ryogera. Rya Yesu ryarogeye riruta amazina yose. Ariko ndashaka ko izina ryawe rimenyekana. Nukuri ndashaka ko izina ryawe ryogera rikagera ahantu kure. Donc ndashaka ko izina ryawe ryiruka rikagusiga. Uzi ko hari abantu basizwe n'amazina yabo ugasanga hari ahantu hari kashe yawe. Ariko ntabwo ujya ubona inoti uburyo bayisinyaho bakagaragaza n'uwayisinyaho. Urya mu izina rye riba ryaramusize ryarageze aho ataragera. Haleluya. Kuko hari ahantu uyu muntu atagera. Ariko aya mafaranga ye yajya kugura ikintu. Ugahita ubona runaka mwene runaka yasinyaho. Izina rye rimugereye ahantu kure. Kandi rikahagera risirimutse. Ni iki nshaka kubwira n'abantu bankurikiye. Mumfashe kumva nshaka izina ryawe rye. Ibiganiro filima. Byurira indege bikagenda bakarebwa n'umuntu uri muri Aziya. Wicaye hano. Ubusajya sinicara hano muri biro nkavuga bikagenda bikangerera hehe muri Cameroon sindahagera. Bikagenda bikangerera hehe hirya hose ndahagera. Ko mweranje agira umuntu muri no misi nyiriza indege ngiye kuruhuka ndananiwe. Maze imisi nkoro bungiye kurira nge ni Burundi gukoresha ibiterane mweranje rwose mushakira ikiruhuko mushakira hano mba ndoke imisi 5 ntikibananira. Urumva izina karagaciyemo ndashaka ko izina ryawe rigusiga. Haleluya. Rigusiga rikajya risanga abandi batakwemeragaho bari bagasanga nawe wasi. Haleluya. Uzi kubona kashamwe runaka wapshinagaje ikagusanga ahantu uri ugatangira kujya impaka ko atari we. Yego. Sebiti kw'Imana igiye kugushyira. Sebiti byawe ko nagutumweho kw'Imana igiye kugushyira bene aho hantu. Yego. Imana ihabwa icyubahiro kandi irahagushyira. Ndetse bitanoroshye. Mana nyagasani. Ayaya. Haleluya. Washere kire kusangota. Haleluya. 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 Haleluya kire kusangota yerekire. Izina. Amavuta. Izina ryatanze Yosefu kwa Potifa. Baravuga bati nyamara ino nama nubwo byaducanze hari umwana hariya wasobanuriza inzozi kuko turamuzi ku nzozi araruza. Izina rye rirazamuka rimugerera ahantu atari. Turashaka ko izina rizamuka rikagera ahantu utari. Yasibye ndayaforomase. Yego. Ndashaka ko izina ryawe riva mu kibaya cya Dura rikajya ibwami. Haleluya. Rikamenyekana ukiri mu kibaya cya Dura kuko niho batumije Daniel ngo azasobanura inzozi. Izina rye rimenyekana ku meza y'abakomeye kandi wari ku kibaya cya Dura. Yego.
ko mfashijwe ndagira nte Imana ishimwe. ni ukuri ndafashijwe Imana ishimwe cyane. izina ryawe rimenyekana ukiriyo Yego. bajye kukuzana urakenewe Yego. ndashaka ko izina ryawe rikenerwa ndashaka ko ukenerwa ukaza mu gihe cyawe Yego. Imana ishimwe cyane Hallelujah. ndashaka gusenga ariko ndashaka gusengera wowe wipfobyaga Imana ivuze ko Imana izi amazina y'inyenyeri izihamagara zikanitaba Yego. irashaka gufata izina ryawe ryari mu mwijima ukamurikira abantu Bwana Yesu asifiwe. erega burya uri umudogiteri ukamfata ugatinyuka ukanjombamo hano ugakavomamo amaraso ukajya kurebamo indwara ukamfata ukantera inshinge ukampa imiti buryaga biterwa n'izina ufite iri zina ritumye undyamisha yewe ndi umugore w'igishongore ariko izina ufite ritumye ego umugore w'igishongore ariko burya kandi w'igikwerere izina ufite ritumye undyamisha urampambiriye erega uri no kureba uko umutima wanjye utera nta zina ufite Yego. ariko mana izina si ikintu erega izina ritumye umenya n'indwara mfite mu maraso kubera izina bikorwa n'izina erega izina ritumye uteranya akarere kose izina ndashaka ko wowe runaka wavugiye kwa runaka hajyaho izina basi ukaba na gitifu kaba meya kaba umuvugabutumwa ngaho ndebera agiye mwene Karisa na Marigarita iyo ndi kwivuga nkongeraho ngo ndi umukozi w'Imana ushinzwe guhuza abantu n'Imana Ngiraho si ibintu abantu n'ibyabo. mu kazi nkora harimo guhuza abantu n'ibyabo harimo guhuza abantu n'Imana harimo guhuza abantu n'ibyabo mu bintu nkora muri biro y'Imana nkora ibyo ngibyo birimo Imana ishimwe cyane turagira ngo tubasengere ndifuza kubasengera kandi ndabasengera mu byiciro ubu umuntu wese witwa umukobwa izina nirihinduka ufite imyaka yo gushaka akira izina ry'ubudamu witwaga umusore ufite imyaka yo gushaka zikira izina uba umugabo witwaga intabwa akira izina ube nyirankundwakazi witwaga umunyamibabaro akira ababyishimo akira izina wa mupapa we umaze igihe nta zina ufite utazi nimba waranize akira izina dore isura yawe yatangiye guhinduka akira izina ngiye kugusengera Imana ishimwe ihindura ibyanze guhinduka niko tujya turirimba ngo ahindura ibyanze guhinduka ihindura ibyanze guhinduka iraje ibigenze neza Imana iraje ibigenze neza ihindura ibyanze guhinduka ihindura ibyanze guhinduka iraje ibihindure iraje ibigenze neza iraje gutabara abantu bamenye kutabawe n'ishobora byose Mwami Yesu ni wowe watsindiye isoko ryo kurengera abantu uravuga ngo mwese abantu barushye wongeraho n'abaremerewe muze musagire ibi bidutera kuruhuka twari turushye tukitwa izina ryiza twari abapagano twita izina ryiza ubu turi abakirisitu hindurira umuntu wese izina wadukurikiye uyu muntu wadukurikira nahindurirwa izina haleluya duhinduye izina ry'uyu muntu wari warabuze uko yitwa wishakaga akibura twinjiye mu mateka ye amabi turayaforomase tuzamuye izina rye rigera ahantu ataragera rimutanga imbere urakoze ndagushimiye bana n'ubu bwoko bwari bunkurikiye kuboko kwawe kwiza kubane nabo mbisenze nshima mu izina rya data wa twese umwana n'umwuka wera amen.